Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, ngo umugisha no gusobanukirwa bitangwa n'Uwiteka bikubeho. Reka tubumbure Bibiliya yacu mu rwa kabiri rwa Timoteyo 3:1. Haragira hati: umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Igiteye impungenge hano si ukwifatanya n'uyu muntu, ahubwo igiteye impungenge bakigaruka hano ku murongo wa 13. Baragira bati: kandi abantu babi n'abiyita uko batari bazarushaho kuba babi, bayobya bakayobywa. Nshuti muvandimwe, igiteye impungenge hano ni uko bahindura abifatanya nabo, bakabayobya, bakabanduza imico yabo idakwiriye. None imico myiza n'ingeso nziza bisa n'ibyashyizeho muri iki gihe tubikure he? Neza hano ku murongo wa 15 baraturangira uko twabibona. Haragira hati: kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzana agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Nta handi dushobora gukura imico myiza n'ingeso nziza atari mu byanditswe byera, kuko ijambo ry'Uwiteka ni itabaza rimurikira ibirenge byacu, kandi kubika ijambo ry'Uwiteka mu mitima yacu nibyo bituma tutamucumuraho. Ese wowe ntiwifuza kuba umunyu w'isi n'umucyo w'isi? Mwifurije kwakira Umwuka Wera ngo azabe ari we ukuyobora, maze inzira zose unyuramo abakubona bahere ko bahimbaze So wo mu ijuru. Ibyo nibyo nkwifurije, nanjye mbyifuriza, ngo tuzabane mu bwami bwo mu ijuru. Wibura kubaza ikibazo cyangwa ngo utange inyunganizi. Ese uzi ko waba umwe mu batuma umutima y'abantu yakira agakiza? Iyi nkuru igeze hose, isakaze kuri bose, kugira ngo umucyo w'Imana ukomeze umurikire isi yose.